gukorera Imana ukananirwa ntago uba warahamagawe. Niyo mpamvu twagiye ibyondo, twagiye mu misozi. Intego y'uru rugendo rero no guhamagara Imana. Imbaraga z'amasengesho nizigira icyo zinanirwa. Murakoze cyane. Impamvu yatumye ntumera Pastor Ezekiel ni imbaraga z'amasengesho namubonyeho, kubera ko uru rugendo twafashe igihe kinini cyo kurusengera. Twararusengeye dusaba Imana ngo izaduha imbaraga, yaba imbaraga z'umubiri, yaba imbaraga z'umufuka. ni by'agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo twe hano turi kuri Evangelist Ezekiel. Twakoze urugendo rurerure tuva mu majyaruguru tuza mu karere ka Rutsiro. Ntibyari byoroshye guca mwazino nzira, murabizi nibiza bimaze iminsi imihanda yaracitse, ariko twakoze urugendo turavuga ngo reka tugere muri Rutsiro. Ahantu duhagaze neza ni ku kiyaga cya Kivu. Twazamutse imisozi miremire nk'uko nangenda mbibabwira. Gukurikira Imana ntago ari urugendo rworoshye, bisaba kwizirika, kandi noneho ko yuzi kuzayikoraho ibintu bitoroshye nawe ugomba kugira ute kuba ukomeye. Rero twagendanye na Pastor Ezekiel, niyo twagendanye nawe, ariko mbere wenda yogira ngo mwakira hano atubwiye n'intego y'urugendo neza. Reka dutangira adusengera. Pastor wadusengera. Urakoze cyane. Duce bugufi dushima Imana. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, umukozi w'umuhanga, uri Imana yatangije uyu murimo ndetse ni nawe uzawusoza. Tuje ahangaha kuri uyu musozi muri gahunda y'imbaraga z'amasengesho, kuko kugira ngo tuzahure imitima yariguye umwuma, yaricitse intege, yarigabanyukiwe mu buryo bw'ubugingo. Mu izina ryawe rikomeye kandi rifite imbaraga, ijambo ryawe nararibonye hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 59 ku murongo waho wa mbere. Haleluya. Ngo ukuboko kwawe ntikwaheze ngo unanirwe gukora, ndetse n'ugutwi kwawe ntikwapfuye ngo unanirwe kumva. Niyo mpamvu twizeye kutwumvira, niyo mpamvu twizeye ko uri bukore imirimo n'ibitangaza. Iki gikorwa twaragisengeye, wakiduhayemo amasezerano menshi, kandi data nakwe turaje ngo tuyakire nk'uko wayadusezeranije. Tunezerewe uru rugendo ndetse n'ibigiye kuba byose. Tugushimiye ibibaye kandi tukuragije n'ibiri imbere. Ngo ubane nako tuyobore, uheze Satani, uheze imbaraga z'abacawi, uheze gukora kose kumwijima, imbaraga z'imyuka mibi, imyuka y'ibitama, imyuka y'abarozi, imyuka y'abarangi, izo zose zinanirwe. Amaraso yawe abari yadutwikira, umwuka wawe wera abari ugaragara. Haleluya. Ngaho dusoje tugukomera amashyi, tukuvugiriza impundu. Amen. Amen. Rero tutatangira tuvuga ngo n'urugendo rwacu, reka tutangire twibwirana. Duhere kuri Pastor Ezekiel atangiye yibwira abadukurikiye ngaha, kuko ni n'abantu benshi. Reka tunabashima abantu biyemeje kudukurikira kubw'umutima, kuko nibyo tukora cyangwa ibyo tubagezaho n'ijambo ry'Imana ritamukanga kuri Evangelist Ezekiel. Turabashimira, mukomeze mudusharinge, mukora na subscribe. Pastor watangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Ku mazina nitwa Evangelist Ezekiel Mfite Umukiza.
nkorera umurimo w'Imana mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Umudugudu tuyoboye uri hariya mu santere ya Kinigi. Tugejejwe ahangaha mu Rutsiro n'ubutumwa bwiza. Ndi kumwe na timu nini twajyanye, turi kumwe na mwene data Iradukunda Jose. Murakoze, Imana ibahana umugisha. Turi kumwe na Uwizeyimana Clementine. Uwizeyimana Clementine, uyu ni umumama uhagarariye abandi. Turi kumwe na Imbasi mu bakobwa. Reka nawe agira icyo ababwira. Uwamahoro Germaine. N'Uwamahoro Germaine. Murakoze cyane nshuti mwene data dusangiye urugendo rwo gukurikira Kristo. Reka mbashimire mbahereze mwene data Jean Pierre wadutumiye akaturarika kuza gufatikanya muri uyu murimo mwiza w'ivugabutumwa. Twahaye intego ivuga iti imbaraga z'amasengesho zishoboye byose. Amen. Murakoze cyane. Uyu Pasiteri Ezekiel twamenyanye turimo twiga. Uratangira wibwira abadukurikiye. Abadukurikiye nitwa Hitumuremyi Jean Pierre. Yego. Nyoboye itorero rya AEBR Cyondo. Yego. Paruwase Kimbiri. Uyu Ezekiel ariko buriya twakagombye guhera nka hariya pastor, ntari bituraza kubigarukaho. Nta kibazo, heza n'abana batwibwira nawe hari. Murakoze, amazina yanjye nitwa Munyaneza John, nkaba nkorera umurimo w'Imana kuri AEBR Cyondo. Yego. Birenze ngibyo Uwiteka aduhana umugisha. Yego. Rero tutabatindiye, reka tubwe Pastor Ezekiel wakoze urugendo kuva mu majyaruguru akaza muri Rutsiro n'imisozi yose twazamutse, atubwire n'intego ko ndabona ari hamwe na pastor wundi wamwakiriye. Ariko reka dore kuri Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel, watubwira intego y'urugendo kuva mu burasirazuba ukaza hano, nabonye urugendo rugoranye. Murakoze, kuva mu majyaruguru uru rugendo ni runini. Ndatekereza wabibonye, imihanda yaracikaguritse, inzira zari zigoye bitewe n'ibiza, ariko gukorera Imana ukananirwa ntago uba warahamagawe. Amen. Niyo mpamvu twagiye ibyondo, twagiye mu misozi, tukagenda impande zose kandi tugamije kugera aho dushaka. Intego y'uru rugendo rero ni uguhamagara Imana. Imbaraga z'amasengesho ntizigira icyo zinanirwa. Imbaraga z'amasengesho zirategeka. Imbaraga z'amasengesho zirabohora. Kandi imbaraga z'amasengesho niyo nzira imwe gusa tubasha kunyuramo tukagera aho twifuza kugera. Hari icyo Yesu yashoboye kubwira abigishwa be ubwo batekerezaga ko mu mbaraga z'amasengesho babasha no kwigana ibyo babonye ku bandi cyangwa se ibyo babonye abakozi b'Imana bakora. Ariko Yesu yabasobanuriye ko imbaraga z'amasengesho, haleluya, atari ugusenga ndetse no kwiyiriza ubusa, nta yindi nzira abantu babasha gucamo ngo baneshe Satani. Niyo nzira imwe rero, ni ukwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Niyo mpamvu rero twabonye ko uyu musozi nawo ukennye ubutumwa bwiza. Turangije dutegura iki giterane na mwene data kugira ngo twagure imbaraga z'amasengesho mu mitima yacu ndetse no mu buryo bw'umurimo w'Imana zirusheho kwaguka. Murakoze, intego yacu yari iyo ngiyo. Dukomeje gato, reka tugiye ku mupasiteri watwakiriye. Pastor, kubera iki wiyemeje kuba watumira Pastor Ezekiel akaza hano no kuvugira Imana tuka mu majyaruguru kandi tuba tuzi ko bitoroshye? Murakoze cyane. Impamvu yatumye ntumira Pasiteri Ezekiel ni imbaraga z'amasengesho namubonyeho ndetse n'umutima mwiza afite n'umuhamagara Imana yamuhaye. Iyo niyo mpamvu imwe yatumye ntumira Pasiteri Ezekiel kugira ngo ku mpano Imana yamuhaye ayifashishe n'abandi. Pastor, turabizi cyane guhamagara abavugabutumwa bakomenga nka Evangelist Ezekiel babigoranye. Wowe niki cyagukomeje mu mutima kugira ngo, kuko akenshi uhamagaye umuntu harimo bazanamo ibintu by'amatransport bagatanya bagasuzuga turiya muntu w'umunyamigi kuza mu cyaro, wenda turaza tugaruke no kuri Pastor Ezekiel nadusobona kuva mu mugi kuza nka hano hantu kuri imisozi bingana gutya, kuko nge nuriyenda nanirwa. Abantu badukurikiye babonye video zageze zitambuka imisozi twagiye twura. Wowe niki cyagukomeje mu mutima kugira ngo wemere kuba wahamagara Pastor Ezekiel? Urakoze cyane. Turi ku kigisho kivuga ngo imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zishoboye byose. Kubera iyo ngingo turiho y'imbaraga y'amasengesho byaduhaye ubushobozi bwo gutumira Pasiteri Ezekiel nk'umuntu uhamagawe n'Imana kandi agatumwa n'Imana yamuhaye byose. Reka dukomeze kuri mwarimu nawe wa hano, nawe agiye ikinaza kutubwira bwo kubona Pastor Ezekiel yageze ahangaha.
murakoze kuko kubona Pastor Ezekiel agera hano ni ibintu byadushimishije cyane nk'itero rya Eberi Batista ryo ku Cyondo. Turishimye cyane kandi turanezerewe, turizera ko Uwiteka ari bukoresha ibikomeye nkuko dusanzwe tumuziho imbaraga. Uwiteka Imana ikomeye abashe kumushoboza. Murakoze cyane rero abona bari batwakiriye, ariko usibye Ezekiel kuba yaje yazanye n'itsinda naryo rikomeye kandi naryo ririmo amavuta, kandi yazanyemo n'abamere biyemeje kumuherekeza. Wenda duhere ku mumere uri ku ruhande rwa Pastor Ezekiel. Mumpere mikrofone gato mubaze. Mere, twakoze urugendo rurerure, twazamukanye, nge ndibuka tuzamuka rwambwiye ati abantu babyibushye nkatwe. Nge navuga ngaho akambwiye ati abantu babyibushye nkatwe. Kandi wowe turebye turabona kuturuta kuzamuka imisozi. Uri kumwe na Pastor Ezekiel. Niki wabonye ku buryo wiyemeza gukurikira Pastor Ezekiel ukazamuka imisozi? Dusobanura gato gufata urugendo ukava Musanze ukazanga mu Rutsiro ukazamuka imisozi. Tubwire. Ni uko nzi ko mu mbaraga zo gusenga haba harimo ibintu byinshi cyane. Tubwe nk'ikintu kimwe wavuga Imana yagukoreye ku buryo utagira ubunebwe bwo kuyikurikira. Iba yandinze mu bintu byinshi bitandukanye, ibyiba yakoze mbese nta nubwo nabivuga ngo mbirondore, biba birenze. Ahangaha se turi hano witeze iki nyuma y'uko tugiye gutangira amateraniro yacu, kuko ubu ngubu turi kuvuga ati wenda ku rugendo rwacu intego zacu, witeze iki muri makeya? Ibyo niteze nje ni byinshi, byo ndakura ndabizi ko ari byinshi cyane. Amen. Reka tugiye kohora mu miro. Uyu niwe wambwiye ati namubwiye ati ndananiwe nk'abantu babyibushye ngo tunanirwa vuba. Mary, twazamutse umusozi tuza tugera hano. Kuba twageze hano ni cyo kintu wabwiye abantu badukurikiye. Haleluya. Ikintu nababwira cyo nuko nyine hari imbaraga z'amasengesho. Iyo hataba imbaraga ntago tuba twageze ahangaha. Amen. Kubera ko urugendo twafashe igihe kinini cyo kurusengera, twararusengeye dusaba Imana ngo izaduha imbaraga. Yaba imbaraga z'umubiri, yaba imbaraga z'umufuka, umwami Imana yarabidushoboje. Kandi ntago pastor yari kutubwira ngo mfite urugendo ngo tumubwire ngo genda wenyine. Ahubwo natwe kubera imirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukoresha, nkanjye nari ndwaye ijisho ryarabyimbye rigeze nkaha, ariko yaransengeye, aransengera mfukamaho, Mana ijisho ubu ryarasubiranye meze neza. Urukumva ntago yari kumbwira ngo urugendo rwo gukora umurimo w'Imana mu mbaraga z'amasengesho ngo numve ko nasigara. Numvishe ngomba kumuherekeza, havuga imbaraga zo gusenga, havuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, mbese ni byinshi. Tubapfunyikiye byinshi, mwebwe mube maso mube tayari. Mere ibyo bintu birumvikana cyane gukurikira pastor nuko ari cyo wamubonye cyangwa se Imana imurimo. Undi Pastor Ezekiel nanjye reka mbivuge, abantu bagukurikira kubera Imana ikurimo, ntago bagukurikira wowe. Ko bagukurikiye wowe bananirwa bagasubira inyuma. Kubera Imana ibukurimo bavuga ati bagafata urugendo bakaza bakaguherekeza. Mary, abenshi yumvise umumama ufite abana kuvuga ngo ataye umuryango agiye mu masengesho, ahita atekereza ku rubyaro rwe. Wowe niki cyagukomeje kugira ngo uzi utumwana Musanze ukaza ukazamuka hano? Ikintu cyankomeje rero izo mbaraga twakomeje kuvuga. Iyo hataba imbaraga z'amasengesho nyine nakabaye ndebye ku bana, umuntu ufite abana bane kandi bakiri batoya, nakabaye ndebye ku bana nkavuga ngo ntago ndi bwisigira abana. Ariko navuze ngo Mana aba bana niwe wabampaye, ndabagusigiye ubimenye ko ngiye ku murimo wawe. Ngiye ku murimo wawe, undebera abana barajya ku ishuri bazongere bagaruke murimo wawe, kandi hari icyo nagukuyeho cyatuma nta kwemera kuguma mu rugo ngo nemere ko umukozi w'Imana agenda wenyine. Niyo mpamvu rero nabwiye Imana ngo Mana unkomeze mu rugendo, kandi no ku rugo rwanjye ndugusizeho data. Amen. Gira ikintu bwiye abantu bamere badukurikiye. Aba bamere badukurikiye rero ikintu nababwira nukuri mwababyeyi mwe muze dukorera Imana, kandi Imana ni nziza. Imana ihemba neza ntago ijya yambura. Ngende umugabo wo kubihamya, Imana yaratwubakiye nk'umuntu nkanjye utagira ababyeyi, ntago nari nkwiye kubaka. Buriya abantu batafite ababyeyi barabare bakavuga bati nkabara nta gaciro baba bafite, ariko nkanjye ndubatse urugo rwiza n'umugabo mwiza unkunda. Rero kuyikorera ntago bidukoze isoni, tuzayinambaho ite kugeza dupfuye. Nta kizadukura ku mwami wacu. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Amen. Imbaraga z'amasengesho rero dukomeza. Turi kumwe n'umukobwa. Mbere uwo mukobwa afashe Bibiliya atangiye no guseka. Mukobwa, abakobwa benshi ubu ngubu tumenyereye, bamwe bari mu tubari, abandi bagiye gusura abakobwa, abasore,
abandi bari mu bindi bintu ntazi, abandi bararyamye, abandi bari ku matelefone bari gucata n'abandi bagenzi babo. Wowe gufatira urugendo uri umukobwa ukava mu Musanze ukaza hano? Yicanteye gufatira urugendo nkava mu Musanze nkaza hano gushima Imana. Nuko hari byinshi Imana yagiye inkorera, nta kazi nari mfite, nagiye kwa Pasteur Ezekiel aransengera mbona akazi. Bisha ndashima Imana rero, ntago yarambwira ngo afashe urugendo ngo ndeke kumuherekeza mu rugendo aransengera nkabona akazi. Ibyo nibyo byanteye kuza kuri uyu musozi. Gira ikintu bwira aba bakobwa. Ndabizi bamwe baradukurikiye hano. Ashobora kuba dukurikiye aryamye hamwe n'umusore. Ashobora kuba dukurikiye ari mu kabari kunywa inzoga. Ashobora kuba dukurikiye aryamye mu rugi wabo. Ashobora kuba dukurikiye yananira ababyeyi afite ibindi bintu mbese mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko wowe waje kuvugira Imana. Gira ikintu gito babwira. Icyo nabwira abakobwa rero, nababwira bakava mu byo barimo bagakurikira umwami Yesu uko ashoboye byose. Bakaza tugafatanya gusenga, Imana niyo itanga abagabo beza kandi ni nayo itanga akazi, baza tugakorera Imana. Amen. Rero tukiri hano hari umunyamasengesho twasanze hano. Nawe jye hariya. Nanjye ngwibariza agakuru kamwe kugira ngo tugaruke kuri Pastor Ezekiel anaza no kuduheza conclusion y'ikiganiro cyacu. Munyamasengesho twageze hano ariko ibwira abantu badukurikiye kwa ko nubwo turi kukwakira babwira izina ryawe bite ngo bazi ikibazo kimwe. Ashimwe. Ahimbaze. Nitwa Valerie Maniraguha. Nanjye nkora umurimo w'Imana aho ku ishami ku Cyondo. Ndi president w'amasengesho. Nishimye cyane nkimara kubona abakozi b'Imana baturutse Musanzi. Amen. Bagize neza. Isa turi gushima Imana kubera ko yabashoboje. Twabarebye dusanga hari imbaraga y'amasengesho barimo. Twasanze barakiye Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubw'ibyo byishimo turimo tubwira abandi bari ko twumva babandi bataramenya Kristo, tukabwira ngo nibave mu byo barimo baze basange Yesu Kristo. Uwo mwami agira neza, akiza abarwayi, aruhura abarushye. Nukuri turashima Imana yakoze ibikomeye. Amen. Rero munyamasengesho mbere bavuga tugiye kuri n'umuhanuzi, wenda ngiye kubaza akabazo kamwe nakagira gati amakuru y'urugendo wari uyafite? Amakuru y'urugendo nari nyafite. Hari byinshi Imana agiye ducishaho. Nuko turimo tuyishima n'ubundi ko yashohoje byinshi n'ubundi twabonye kandi hari n'ibindi tarasohoza. Ndi kubwira n'abandi bari kutwumva ari abatwegereye baza tukifatanya kuko igiterane kirakomeje. Amen. Ngasubiza Pastor Ezekiel nawe mubaza akantu gatoya. Pastor Ezekiel tugira ngo nadusoreze wenda iki kiganiro gitoya dukoze tunararika n'abantu cyane ngo bakomeze kudukurikira. Mu by'ukuri tumenyera abavuga butumwa yamaze kubona Imana imaze kumugeza cyangwa amavuta amaze kuzamuka, abenshi bavuga ati kugira ngo nze gusengera aho ngaho banze ushyire akantu kuri telefone. Ibyo bintu bijya bihaba ku bavuga butumwa benshi cyangwa ko ahita umubaza ati ahantu nje gusengera imodoka iragera, ariko kusengera ahantu mpagaze nta modoka ihagera. Iki nibihagera ni moto, imodoka iragera ni moto ihagera. Abenshi bahita baza ati ni ku muhanda mufite ibi ABCD kagera kuri Z. Pastor Ezekiel we ni iki kintu kigukomeza kugira ngo uzamuke imisozi kandi nk'umuvuga butumwa umaze gukomera? Murakoze cyane. Amen. Imana duhana umugisha. Kibazo cyiza umbajije. Imana ijya kumpamagara yampamagaye nka Yeremiya. Yeremiya Imana yamutoranije ataraba urusoro mu nda ya mama we. Ataraba urusoro mu nda ya mama we rero ntago yarazi ko hariho imodoka. Ataraba urusoro mu nda ya mama we ntabwo yarazi ko moto zihari. Amen. Ariko bitewe yuko umuhamagaro w'Imana wari umuri hari naryo sezerano ryakuze kugeza ubwo ikimana yamushakagaho cyaje gusohora. Niyo mpamvu uyu munsi iyo habonetse transport ndakora urugendo, niyo itabonetse ndagenda n'amaguru Imana yampaye. Ntago binci intege kubera ko imodoka ntago ziri mu bishakwa. Bibiliya hari ikivuga ku bishakwa kandi inama Bibiliya itanga niwo musaruro w'umukristo nyakuri. Amen. Hari ibintu bibiri dukwiriye gushaka, turaza kubiganiraho ku buryo buhagije, ariko namaze kubisobanukirwa. Niyo mpamvu iyo bantumiye kuvuga ubutumwa ntago mbabaza itiki, nta nubwo mbabaza ibyo kurya, nta nubwo mbabaza ko imodoka ihagera, cyangwa mbabaze n'izindi complication.
ahubwo nsaba Imana kuzanshoboza kubageraho. Iyo Imana ibyemeye n'ibindi birashoboka. Ibishakwa n'ibintu bibiri rero biboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 ku murongo waho wa 33 hagira hati ariko mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Urumva rero ko ubwami bw'Imana no gukiranuka ntabwo harimo imodoka, nta nubwo ubwami bw'Imana no gukiranuka harimo imodoka. Rero izo modoka ayo mafaranga bakenera biri mu nyongera. Ibyo ngibyo Imana ibishatse yabikongeza, itanabishatse si intambara, kuko igenza uko ishatse. Abo yaremye twe turi ibibumbano by'Imana kandi tubereweho kuyumvira no kuyubaha. Amen. Wenda tugana ku musozo, gira ikintu mbwira abantu bakozi b'Imana. Akenshi wenda nge simaze igihe kinini mwivuga butumwa, wenda nk'iyo mushobora kuba mumaze, ariko nanjye igihe gito maze kirahagije. Nabonye byinshi, nakire byinshi, mbona abakozi b'Imana bavuga ati aho hantu hari abakristo baraza kugira gutya, aho hantu se hagira gutya, njye amavuta yanjye ntago ari kuzanga, amavuta yanjye sayo kujya mu butayu, amavuta yanjye ntago ari kugenda ngo nyagirirwa ahantu, kuko ibyo nagiye mbibona kenshi. Ngo nuko Imana yamuzamuye. Gira ikintu bambwiye tugana no kumusozo. Abakozi b'Imana bafite uwo mwuka nababwira ko bari guta inshingano. Amen. Umuririmbyi wa 400 niwe wavuze ngo tugende mu misozi. Amen. Abariyo tubabwira ibya Yesu. Amen. Iriya ndirimbo bayihimba barabavuga butumwa bari bataravuka, kuko iriya ndirimbo barayisanze barayiririmba. Rero iyo uyiririmbye uhita uhishurirwa bari abantu bayihimbye bari bafite, bari mu mwuka ukomeye cyane. Icyo gihe nta magare yari ahari, nta modoka zariho, nta moto zari zihari, ariko baravuga ngo rero reka twewe tugende tujye mu musozi. Hari ibingibi tumaze guhishurirwa, hari ibingibi tumaze kumenya, tugende tubabwiriza ubutumwa bwiza nabo bakizwe. Amen. Bere kuzarimbuka, bere kuzajya mu muriro. Rero nabibutsa ko kuva kera na Yesu ubwe yagendaga mu bibaya hariya za Tiberiya, yambukaga inyanja y'amazi, yambukaga umusozi Herayono, ndetse yajyaga ku gashyamba ka Getsemani. Ntabwo byasabaga imodoka kuko nta zari zihari. Bityo rero bagabanye ibyubahiro, icyubahiro ni icy'Imana. Bagabanye kwiyemera no kwirata, icyubahiro ni icy'Imana. Kandi bene abo bantu iyo bazamutse gutyo Imana ibacisha bugufi. Amen. Imana ibacisha bugufi, kuko Imana iravuga ngo uwicisha bugufi izamushyira hejuru. Kandi ingororano z'abicisha bugufi zirahari, ziboneka mu gitabo cy'Imigani uko cyanditswe na Salomo mu bice byaho 22 ku murongo waho wa 4. Haravuga ngo ariko ngo ingororano z'abicisha bugufi ni icyubahiro, n'ubukire, haleluya, ndetse n'ubugingo buhoraho. Rero niba ingororano z'abaciye bugufi zihari, ubwo bura wasanga bari Satani arimo abiba umugono agira ngo abanyage ingororano z'abakiranutsi. Imana itugirire neza cyane. Watanga nimero yawe n'undi uzagukina ngo ujye kuvuga y'ubutumwa, ko abantu benshi bakeneye guhinduka. Murakoze. Imana iduhana umugisha. Mboneka cyane bishoboka, ntago ngira umupaka, ahantu hose bakeneye ubutumwa bwiza ndagenda nkavuga ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza twahawe atari amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Izo mbaraga rero zirakiza, izo mbaraga ziratabara, izo mbaraga zirarengera, izo mbaraga zirasubiza. Kuko intego yazanye Yesu nawe hano ku isi zari ebyiri, kwari ugukiza no gushaka iyazimiye. Yesu ntiyazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Kuko muganga nawe adakeneye abazima, ahubwo akeneye abarwayi. Imana itugirire neza cyane. Abakwifuza rero ko tuganira ku butumwa bwiza ndetse n'ijambo ry'Imana, nimero yanjye ni 0788 32 52 23. Mfite n'indi nimero nayo iraboneka no kuri WhatsApp, ni 07 64 314 89.
Imana iduhana umugisha mwese abifuza kugubwa neza n'Imana, imbaraga z'amasengesho zibakoreho kuko ariyo ntego yacu y'uyu munsi. Amen. Reka twakire pastor watwakiriye adusengana turagize n'Imana, dukomeza no kurarika abantu bose badukurikiye hano no gukurikira izindi activity zose zirabana zabera hano mwa kano karere, ibikorwa cyangwa se ibitangaza by'Imana, imbaraga z'amasengesho zaza gukorerwa hano ko tuzibagezaho uko zagiye zitambuka zose. Pastor dusenge tunagana no naho tugiye gukomeza amasengesho. Murakoze cyane, mureke dusenga Imana tuyishimira kandi twiragiza n'urugendo tugiyemo ko ku rusengero. Yego. Kadushima Imana. Mana data twese uri mu ijuru cyane, habwa icyubahiro. Muri uyu mwanya kwa turahanga habanye natwe, uturinda kirogoya zose iziranye nishimwe cyane. Uhagarike abazimu n'abadayimoni, uhagarike ibyo kwishyira hejuru, agube mu ruhande rwacu izangiye shimwe cyane. Turagushimye ko abashyitsi wabanye nabo ukabarinda mu nzira baciyemo bakagera ahangaha amahoro. Izina ryawe rishimwe cyane. Mu rusengero tugiyemo ukora ibikomeye kandi ukora ibitangaza. Abari abadukurikiye batari bahindukira ubahereze guhindukirira. Izina ryawe rishimwe cyane. Urakoze kuragendana natwe kandi abasigaye ugasigarana nabo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Byari bigoye se?